Igitekerezo cyo gufungura uru rubuga cyaje nyuma y'imyaka 2 maze ndi mu rugendo rwo gukira ibikomere no kwiteza imbere. Nagize icyo gitekerezo kuko numvaga ubukungu nakuye muri uru rugendo ari ubukungu bukomeye, ubukungu bufite akamaro, kandi numva bushobora kugirira akamaro abandi baba bari muri urwo rugendo rwo gushaka gukira ibikomere, bakeneye uruvugiro, bakeneye ababumva, bakeneye ubufasha bandi bari muri urwo rugendo, kugira ngo tubashe gukomeza kubaka isi iri nziza. Uru rubuga rero ni urubuga kwakira buri wese uko ari, ni urubuga rukwakira uwo ari we uko umeze, tutitaye kuko sosiyete yaduhinduye, tutitaye ku bituzitira ku kuba abo turi bo. Niba rero ufite icyo gitekerezo cyo gutangira kwikoraho kugira ngo uve mu buzima bukugoye buturutse ku bibazo byinshi waba waranyuzemo, uru ni urubuga rwawe. Turakwakiriye uko uri, hano nta mucamanza uhari, tukwakira uko uri n'amarangamutima yawe, kugira ngo tubashe gukomeza gufatanya mu rugendo rwo gukira ibikomere nyabyo. Uru rubuga rero uje kuzajya kutaja urugendo rwanjye uko rwatangiye, ibyo nigiyemo naho ngeze, kugira ngo mbashe gufasha abandi nabo bari muri urwo rugendo, kandi kugira ngo ntange n'iyo sapoti ku muntu uwo ari we wese wifuza gukora urwo rugendo, kandi wenda akaba yumva adafite ahavugira, yumva yisanga, yumva byangombwa, yumva abona sapoti akeneye, ntamucira urubanza. Muri Yisanga kadukomeze twubake iyi si yacu iri nziza, kandi igendeye ku ndangagaciro zo kuba umuntu nyawe, umuntu nyawe Imana yakuremye uri we ukiva mu nda ya mama wawe. Birakenewe kandi ni ngombwa. Ikaze.